Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bene data nshuti z'umusaraba, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Saveur Divine. Ndagira ngo dufatikanye muri iki gitondo cyangwa se muri iri joro bitewe no ku mugabane uherereyeho. Ijambo ry'Imana turimo tugenderaho muri iki cyumweru rivuga kugendana na Yesu ariko wizeye kandi umwiringiye. Reka duhagarare ku ijambo tubona mu Waroma 15 umurongo wa 3, bivuga ngo Imana nyiri byiringiro ibuzuza umunezero wose n'amahoro biheshwa no kwizera. Imana yacu ishimwe cyane. Ndifuza ko tuganira gatoya cyane hejuru yo kugendana n'Imana ariko uyizeye, uyiringiye, ibitekerezo byawe, ubuzima bwawe bwose ukavuga uti mfite umuntu nizeye, mfite Imana niringiye, mfite ubwanjye, yaba ubwenge bwanjye, yaba ibitekerezo byanjye, yaba kuko mwinosi tujya tubona abantu bagira ibintu biringira. Hari abiringira ubutunzi bwabo, iyo barebye kuri konti yabo bakumva bayiringira, bareba amashuri bamaze kwiga. Nkatwe turi mu bihugu by'Uburayi hari abantu ubona bafite ubwenge, babajeni bavumbuye ibintu bikomeye cyane ku buryo no gutekereza ko hari ikindi kintu gifite izindi mbaraga cyangwa se yindi Mana ifite ububasha buri hejuru y'ibyo ashobora gukora, akumva uwo muntu ntabaho, akumva niwe uriho, akumva afite ibindi bintu bikomeye ashyize imbere, avuga ati uko biri kose hari icyo ndicyo. Ibyo umuntu abasha kubyiringira. Hari umuntu ugira imiryango akumva iyo miryango irakomeye bitewe n'izina yubatse, bitewe n'ikiri cyo mu gihugu cyangwa se mu isi, akumva arayiringiye. Tuzi abantu bakomeye ku rwego rw'isi bayoboye ibintu bikomeye ku rwego rw'isi, nk'abayoboye za Banki Mondiale, nk'abayoboye za Etats-Unis, nk'abayoboye ibintu bikomeye cyane, ama-industrie y'indege, ama-industrie y'imbunda, ama-industrie y'ibintu bya shimi bikomeye cyane, abantu bakoze za GPS, abantu bakoze ama-computer. Hari abantu mu isi bafite ubwenge, bafite ibintu bakoze, bandika izina. Abo ngabo bashobora kubyiringira. Ariko ndagira ngo tuganire ku muntu Bibiliya yavuze umunyamahirwe ugendana n'Imana ikamubera ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro biratubwiye ngo bimuzanira ibintu bitatu. Harimo ibyo byiringiro bigakurikirwa n'umunezero, uwo munezero ugakurikirwa n'amahoro, ariko ibyo ngibyo akabiheshwa no kuba yizeye, afite kwizera. Kuki rero? Reka mvuge gatoya hejuru yo kwizera. Kwizera ni iki? Hari umuririmbyi wavuze ngo kwizera ni igiti cy'umwimerere, ngo kandi ngo iyo umuntu agifite ngo gisoromwaho n'uwihanganye. Niko njye numva aririmba ngo ni igiti cy'umwimerere, ngo gisoromwaho n'uwihanganye, ngo ariko imbuto zacyo zikaba imigisha, bikaba icyo umuntu yasaruyemo. Imana yacu ishimwe cyane. Kwizera ni iki? Bibiliya itubwira ko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa udashidikanije ko ibyo wiringiye bizaba. Mariko yabyanditse neza akavuga ngo kandi uzabibona, ukumva ufite ibyiringiro mu mutima wawe, ariko ibyo wiringiye akenshi. kandi iyo usabwa kwizera ikintu nuko ntacyo uba ufite. Iyo usabwa kwiringira ikintu ni ukuvuga ngo ndi kucyumva mu ntekerezo, nizeye iyo turi kugenda nako turi hejuru yo kugendana n'Imana ariko uyiringiye uyizeye. Akenshi rero
ibi bintu uba wiringiye, ibi bintu uba wizeye mu buryo buri visible, bugaragara n'amaso, mu buryo buri palpable wakoraho n'intoki zawe, ntabyo uba uri kubona, ntabyo uba uri kubona hafi yawe, ariko mu byiyumviro mwimbamutima ibyo bintu ubibona nk'ibizaba. Umwanditsi umwe avuga ngo ndabireba, ngo ariko si ubu. Bene data, dufite ibyiringiro ko tuzabona ubugingo buhoraho, ariko ntabwo biri ubu. Tubufite mu ntekerezo, tubufite muri sebo, tubufite mu byiringiro ko nituramuka tuvuye mu uyu mubiri tuzabona umwami Imana, ndetse tujya tugira ibyiringiro tuvuga ngo azaza aduhobera, duhanagura amarira twaririye mu iyi si, iyi miruho ducamo, ibibazo ducamo, azafata mushwari ngo atuhobere, namara kuduhobera avuga ngo nimuze bana banjye mwakoze neza, mwihanganiye izi nzara, mwihanganira izuba, mwihanganira ababatuka, mwihanganira kudakora ibyo abandi babikora, ariko nimuze imiruho yose mwarushye, ndayizi, ariko ubwo mwagendanye nanjye mukanyiringira, umutima wanyu ntujye kubiri mu isi, kandi mwabonaga byashobokaga ko mubyiringira, mukiringira Uwiteka, mukagendana nanjye, nimuze mbahoza ayo marira. Ibyo byiringiro turabifite ko aho tuzagera tutazongera kubabara, tutazongera kurwara no kurwaza, tutazongera gupfa no gupfusha, tutazongera guhura n'ikibi icyo ari cyo cyose. Ariko ibyo tubifite he? Tubifitanye ubumwe, ni nka convention, ni nka kontra twagiranye n'uwo twizeye. Ubu uragenda aho uri mu kazi ukavuga ati mwami umbabarire, umfashe, singucumureho, sinkora ibyaha. Bivuga ngo uri kugendana na Yesu witwararika amategeko yiwe. Niko Zaburi ya mbere yavuze ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka akakurikiza amabwiriza yiwe, ngo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo Uwiteka yamusura agasanga niyo arimo yibwira, haba nijoro haba ku manywa. ngo uwo nguwo Uwiteka amurebye akabona bari kugendana ku manywa, bari kugendana nijoro, ari kwibwira amategeko y'Uwiteka, ngo mwene uwo nguwo n'icyo akoze cyose kimubera gihire. Imana yacu ishimwe cyane. Tugomba rero kwizera uyu tugendana nawe ijoro n'amanywa, uyu tugendana tugasuzugura n'ibyo bigeragezo byose byakagombye kudutesha kwizera. Bene data, niba mvuga ibi bintu mfite amakuru. Hari umugabo umwe ndashaka kubabwira ngo tugire kwizera gusuzugura ibi bigeragezo, gusuzugura izi ngorane zose ducamo, ku buryo tuzifata nk'izitariho. Uko niko kwizera. Ukabona ibigeragezo biri kubihura nabyo n'abandi, ukabona ingorane, ariko bene data ntidutakaze ibyiringiro nk'abadafite uwo turi kugendana, nk'abadafite uwo twizeye. Reka mbabwire amakuru makeya. Umugabo umwe w'umuherwe wari ufite ikigo cya tourism cyangwa se cy'ubukerarugendo, yari afite ahantu yororera ibyo bita, yari afite hoteli cyangwa se ikigo yororeramo utunyamaswa tukiri tuzima, ibyo bita za musée vivant. Noneho umunsi umwe arimo agenda mu rugendo yari arimo, yari yafashe utuyoka dutoya, noneho adufungirana mu gisanduku, ariko adutegana indege. Amaze kudutegana indege, ageze hejuru ku butumburuke kuri altitude runaka, noneho indege kwa kundi kora sekuse mu kirere, igisanduku yari agifite ibintu bita impurumpuru cyangwa se imigozi, uko wayita hose bitewe naho wakuriye, kiracika. Gicitse twatuyoka tuvamwo, tangira kujyomagura abagenzi basakuza bavuza induru. Bahamagara imbere muri kabine, bahamagara umupilote. Ndi hejuru, ndi kuvuga hejuru yo kugendana n'Imana uyizeye, ariko kugeza ubwo usuzugura ikigeragezo. Abantu bari muri iyo ndege bahuye n'ikigeragezo cy'inzoka mu ndege. Nange nimwumva iyo histoire, nimwumva ayo makuru. Ariko batakira pilote, bamubwira bati mbigenze gute? Pilote avuga ati nta kindi cyo gukora, reka mpamagare hasi ndebe ko badutabara. Bahamba niba bari kuyobora indege, arabahamagara umuntu wayoboraga iyo ndege, aravuga ati ngize ikibazo mu bagenzi natwaye, harimo umukerarugendo afite inzoka muri ya sanduku, none zivuyemo ziri gutondagira abagenzi. Wari uri hasi aramuyoboye, ati ufite attitude ya kangahe? Aramubwira ni bwa butumburuke attitude indege ibiri kugenderaho. Abimubwiye ati zamuka wihuta, wongeraho ibirometero 75 uzamuke kuri attitude wari ugera hejuru. Umupilota itazamura indege, aho kugira ngo amanukira itumbariza igera hejuru cyane, irenga ibicu, igera kure cyane. Arongera ahamagara ati handi wambwiye nahageze. Aramubwira ati noneho rero
nimufate izo nzoka n'intoki, iyo zigeze kuri iyo attitude ntabwo ziba zigifite ubumara bwo kuryana, nimuzifate n'intoki mwongere muzisubize mu isanduku. umugenzi uwo ari we wese n'utisize imiti arazifata ntacyo ziri bumutware. Beneda, ndagira ngo mbabwire ko ba bagenzi bumviye amabwiriza y'uri kuyobora indege, noneho bafata za nzoka bazisubiza mu isanduku, bazisubizamo nta bumara, ntawe ziriye, icyegezo kiba kirarangiye. Ndagira ngo mbabwire mugire ibyiringiro byo gusuzugura ibigeragezo ku buryo mubifata mu ntoki mukabipyetinaho mukabikandagiraho bikamera nkaho ntacyo bitubwiye. Niko iyo uri kugendana n'Imana uyiringiye uyizeye, ibigeragezo urabisuzugura mu gihe abandi babona ugiye gupfa, mu gihe abandi babona ugowe, ariko ukaba wiringiye uwo muri kugendana ko ari umutsinzi. Imana yacu ibaha umugisha. Mana yanjye, ndagushimiye ko twigishije muri iki gitondo kugendana nawe, twicishije bugufi, tugendera ku mabwiriza uduha. Ibigeragezo twabona nabyo hano mu isi, ibyo ari byo byose tuzabisuzugura kubera uwo tugendana. Mbyambaje gutyo, mbyizeye gutyo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wa nizeye. Amen.